twongeye kubaha ikaze mu biganiro bya BVN Rwanda, tubashimira ko mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose za BVN Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe niba urukundo rw'abantu bakundana ariko badakora imibonano mpuzabitsina, niba urukundo rwabo rushobora kuramba. Mu mubano w'abakundana cyangwa abashakanye, imibonano mpuzabitsina ishobora gukorwa gake cyangwa guhagarara burundu, ariko benshi bakunda kwibaza ikikurikira iyo ibyo bigaragaye: ese urukundo rushobora gukomera niyo imibonano mpuzabitsina yaba idahari? Dr. Arme Ariana, impuguke mu mibonano mpuzabitsina akaba na perezida w'ishyirahamwe ry'abahanga mu mibonano mpuzabitsina muri Queensland, Australia, yagize ati kuba abashakanye cyangwa abakundana badafite ubusabane bw'umubiri ni ibintu bibaho kenshi kurusha uko benshi babyibwira. Ati ibi bigaragara cyane cyane mu bashakanye igihe kirekire, aho imibonano mpuzabitsina igenda igabanuka uko imyaka igenda ihita. Ubushakashatsi bwakorewe muri Australia bwerekanye ko hafi ku ijanisha rya 15% by'abashakanye batigeze bakora imibonano mpuzabitsina ubwo bakundanaga. Nubwo bishoboka ko bombi baba bumvikanye kudakora imibonano kenshi, ikibazo kiba gishingiye ku kutaganira ku irari ry'imibonano hagati yabo, nk'uko Tanya Cohen, impuguke mu mibanire n'imibonano mpuzabitsina ukorera mu karere ka Northern Rivers Nation abivuga. Nubwo kuganira kuri iyi mibonano ari intambwe ya mbere yo kuyikora, siko buri gihe byoroha. Cohen ati mura n'abantu bamaze imyaka 30-40 babana, baragiye babonana mu bihe bikomeye ariko ntibashobore kuganira ku mibonano mpuzabitsina. Dr. Ariana avuga ko ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa impamvu ziturutse ku buzima bishobora gutuma imibonano mpuzabitsina idakorwa. Imwe mu mpamvu zikunze kugaragara ni ukutumvikana ku rwego rw'irari hagati y'abakundana. Ati niba bombi bumvikanye ko batayikora kandi babyemeye by'ukuri si ikibazo, ariko igihe umwe ayishaka undi atayishaka, haravuka icyuho gishobora guteza amakimbirane. Iyo icyuho cyabaye kinini bivamo ubwigunge, kwirengagizwa ndetse no kwangirwa nk'uko abivuga. Izindi mpamvu imibonano ishobora kugabanuka ni ibibazo by'ubuzima nk'indwara zidakira, impinduka mu misemburo n'ingaruka z'imiti, kubura ubusabane bw'amarangamutima cyangwa amakimbirane atarakemutse, umunaniro n'umuvundo wo mu kazi cyangwa ubuzima bwa buri munsi, impinduka mu buzima nko kubyara cyangwa mu gihe cya menopause cyangwa gusaza, no kutangana kw'irari hagati y'abakundana. Cohen yongeyeho ko impinduka mu mubiri nko kuribwa cyangwa ubumuga bishobora gutuma imibonano igabanuka. Tracy Rover, impuguke mu mibanire n'ubujyanama ukorera Wollongong, ivuga ko iyo umuntu adakora imibonano atanabishaka uko byagenda kose, ariko yongeraho ko imibonano ifite akamaro kuko ifasha umubiri gukora imisemburo ituma umuntu yisanga mu munezero n'ubusabane. Ati abantu bakora imibonano kuko ibaha kumva bishimye, batabikora baba biyatse amahirwe yo kubona oxytocin n'indi misemburo y'ibyishimo. Dr. Ariana avuga ko rimwe na rimwe abashakanye bashobora kugirana amasezerano yo kudakora imibonano mpuzabitsina kandi bagakomeza kubana neza. Ati si uko baba badafite ikibazo, ahubwo ni icyemezo bafashe kuko bashaka kandi bikabagirira akamaro. Nyamara ubushakashatsi bwo muri 2025 bwakoze mu bantu barenga 2100 babana nk'umugabo n'umugore bwagaragaje ko abari mu mubano udashingiye ku mibonano ariko babyishimiye bombi ari 2.3% gusa. Dr. Ariana asobanura ko ibi bidatanga ishusho mbi, ahubwo bisaba kumvikana no kuganira cyane kugira ngo bikore. Cohen we asanga ari byiza kwibaza impamvu imibonano itavugwaho rumwe. Ati kuki tuyihakana? Nuko bigoye kuyivugaho cyangwa kuyishyira ku murongo. Yongeraho ati kwihisha ni uburyo bwa mbere abantu bakoresha mu kwirinda gukemura ibibazo by'iyo mibonano.
ubusabane. Cohen asaba gutangira bibanda ku bishoboka ko atari ibintu byose. Ati imibonano ntigomba gusobanurwa nko guhuza igikorwa cya nyuma mu buriri, kuko hari ubundi buryo bwinshi bukora imibonano no kugaragaza urukundo hadakoreshejwe igitsina imbere mu kindi. Ati uruhu rwawe ni ahantu hiyumva, mushobora gusomana, kwikoraho gahoro gahoro. Kuba uri mu mibonano ntibisaba gukora ibintu byose rimwe. Asaba abashakanye kuganira ku gikwiye uwo munsi. Ese ni ugusomana gusa, ni ugukora massage, cyangwa ni ugutera akabariro? Ati abantu benshi batekereza ko iyo umugabo asomanye aba ashaka byose kandi we atabyifuza. Siko bimeze. Niyo mwaba musomanye gusa bifasha kugumana ubusabane bw'umubiri. Rover we avuga ko imibonano ishobora kongera ubusabane bw'amarangamutima, nubwo hari ababanza kuganira neza kugira ngo bazongere kwinjira muri bwa busabane. Dr. Ariana asoza agira inama abafite ikibazo cy'uko badakora imibonano mu rukundo. Ati niba uri mu rukundo rutarangwamo imibonano kandi wumva uri wenyine, ntibyerekana ko watsinzwe. Ni ikimenyetso cy'uko mukwiye kuganira, kongera kwegerana, cyangwa gusaba ubufasha. Nta gisubizo rusange kibaho, icy'ingenzi ni ukureba niba bikubereye. Nanga dusoreje icyegeranyo cy'uyu munsi. Mukomeze kujya gukurikira ibiganiro byacu kuri BVN Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye.